Open relationship ni umubano w'abashakanye cyangwa se abakundana, aho umwe muri aba cyangwa se bose aba yemerewe kugira undi bakundana ku ruhande, ariko bigakorwa mu buryo bombi baba babyumvikanyeho. Tuvuge niba nk'umugabo yahuye n'umukobwa akamukunda kandi ari umugabo wubatse, araza abwira umugore we yuko hari umukobwa yakunze ku ruhande, umugore amubaza amakuru atandukanye kuri uwo mukobwa, nibinashoboka uyu mukobwa azabasure amenyane n'uyu mugore, nuko urukundo rwabo rwo ku ruhande ubwo rubashe gutangira. Ariko kandi umugore abizi, kenshi umugabo najya kureba uno muntu wo ku ruhande umugore azaba abizi, ndetse rimwe na rimwe najya no kuharara umugore azaba abizi. Uyu mukobwa ntabwo abaje kwitwa umugore w'uyu mugabo, ahubwo wahita nk'inshuti ishobora gutuma uno mugabo ahindura ahantu ho kurara, ariko indi minsi akaba ari kumwe n'umugore we. Ibi ngibi rero ntabwo biba ku mugabo gusa, ahubwo muri open relationship n'umugore nawe yaza akaba yagira undi musore cyangwa se umugabo akururwa nawe ku ruhande, maze akaza akabibwira uno mugabo bakavugana. Umugabo akamubwira ati uwo mugabo namumenyaho ibiki bindi, umugore akamubwira uyu mukobwa cyangwa se umugore yajya guhura n'uwo musore wo ku ruhande uwo bashakanye cyangwa se uwo bakundana akaba abizi. Ubu bwoko bw'iyi mibanire y'abashakanye cyangwa se y'abakundana ni imibanire itandukanye n'umuco w'abashakanye benshi ku isi bamenyereye, aho umugore yaba agomba kuba umugabo umwe ndetse n'umugabo akaba umugore umwe, ndetse n'umukunzi umwe akaba uwundi mukunzi, atari iby'abantu benshi barenze umwe. Open relationship nubwo nyine ari umubano wakwita ko ufunguye, ariko kandi nawe uri mu byiciro bitandukanye, aribyo bikurikira: multi-partner relationships ni umwe mu bwoko bwa open relationship, aho abashakanye hano bemeranywa yuko umwe muri aba ashobora kuzajya aryamana n'abantu batandukanye. Aha bivuze yuko atari umuntu umwe gusa ashobora kuba yajya kureba niba ari umuntu mukundana, ahubwo yaza niba ari umugabo wakakubwira ati hari umukobwa nabonye uyu munsi ndamukunda kandi ndifuza yuko hari ibyaba hagati yacu. Ibyo akaba yanabikubwira mu kindi cyumweru, ariko kandi atari wa mukobwa, ahubwo ari undi utandukanye. Ntibinabe ku mugabo gusa, ahubwo n'umugore bikagenda gutyo. Yaba ari mu kazi uyu munsi agakunda umusore runaka bakaryamana, umugabo we kandi abizi, ubutaha akazakubwira abandi gutyo gutyo. Ikindi gice cya kabiri dusanga muri open relationship ni icyitwa hybrid relationships. Iyi ngiyi akaba ari imibanire y'abashakanye cyangwa se abakundana, aho umwe muri aba aba yemerewe kugira undi muntu bakundana ku ruhande utari umufasha we, ndetse bakazajya banaryamana ariko undi wakumva bitamurimo, ariko nanone yarahaye mugenzi we bashakanye cyangwa se bakundana uburenganzira bwo kugira urukundo rwihariye n'undi muntu ku ruhande. Ibyo bisobanuye yuko nyine wowe ushobora kuba ukundana n'umuntu ariko kandi ukumva we ntabwo bikurimo, ariko kandi mugenzi wawe yakwaka uburenganzira ukawumuha, ukumva rwose nta n'ikintu na kimwe bigutwaye. Ikindi gice dusanga muri open relationship ni icyitwa swinging. Ubu ngubu bukaba ari ubwoko bw'ino mibanire, aho umwe mu bashakanye cyangwa se abakundana rimwe na rimwe ashobora gusaba mugenzi we yuko agira undi muntu ku ruhande bakorana, basanzwe baziranye cyangwa se bamenyanye vuba, bakaba baryamana ariko kandi ntibibe kenshi, ntibanagira n'undi mubano wihariye ngo babe bajya mu rukundo. Ibyo bikaba nka rimwe mu kwezi, mu mezi abiri cyangwa se atatu, cyangwa se nanone bikaba byanaba rimwe bigahita birangira. Ariko kandi byarabaye, ni ukuvuga ngo hano muba muri open relationship, ariko kandi bikaba gake cyane, ku buryo hari n'igihe ashobora gushira imyaka runaka umukunzi wawe ataje ngo akubwire ibyo. Ikindi gice dusanga muri open relationship ni icyitwa polyamory, aho abashakanye cyangwa se nanone abakundana umwe yemerera mugenzi we yuko agirana ubucuti bwihariye n'abandi bantu batandukanye, babo bahuje igitsina ndetse nabo batagihuje. Aba ngaba bose bakaba babizi yuko bari muri uwo mubano, ndetse hanabaho gutandukana. Ibyo ngibyo ndakabimenyeshwa, bikaba ari ibintu nyine bumvikanyeho kandi basanzwe baziranyeho. Bino bintu byiganjeho cyane. Ubundi byaje mu bantu gute? Mu bantu bakorewe ubushakashatsi butandukanye babonye yuko buno bwoko bw'imibanire hagati y'abashakanye usanga bwiganje mu bantu bize cyane kandi baturuka mu miryango ikize, ugereranyije n'uko bimeze ku bantu bava mu miryango ikennye kandi bize amashuri make. Mu nyigo yakozwe mu mwaka wa 2012 ikozwe n'ikigo cyitwa National Survey of Sexual Health and Behavior, iki ngiki gikora ubushakashatsi ku mibanire n'imyitwarire y'abantu bari mu rukundo ndetse n'abashakanye. Ikigo kinafite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bwabo basanze yuko abagabo aribo bemera open relationship cyane ugereranyije n'abagore. Aba bahanga kandi basanze imwe mu mpamvu ibi ngibi biri mu bantu bize cyane ari uko n'ubundi usanga batabyemera, babikora rwihishwa, nubwo atari bose. Ugasanga mu rugo umugore arabizi neza yuko umugabo wajya aryamana na runaka, aranabizi neza kenshi igihe bajya bahurira, ariko kubera ngo adashaka gusenya cyangwa se kuzana ibibazo mu rugo rwe, ibi rwose akigira nk'utabizi. Ni nako kenshi bigenda ku bagore, bo banazwiho cyane ubwenge bwo kubihisha, ku buryo nabo bashobora guhura n'abasore cyangwa se abagabo hanze, ariko kandi umugabo ntarabukwe, nyamara rwose bari muri open relationship ariko kandi y'ibanga. Aba bahanga rero
basanga yuko iyo abantu bamaze kwiga, abantu bamaze no kuganira, kenshi banava muri famiye zikize zateye imbere, ibyo ngibyo ari ibintu byoroha cyane kwicara maze bakabiganiraho, dore ko bose ntawe ubutinya undi kandi bose baba bubahana. Kubiganiraho ugasanga ari ibintu byoroshye cyane binarimo kubahana, bitandukanye n'uko abandi bo bashobora gutekereza yuko harimo gusuzugurwa cyangwa se gucibwa amazi. Abahanga kandi basanga yuko kuba ari ibintu bikorwa n'abantu benshi ku isi koko bikorwa, ariko ko bamwe bahisemo kubibwirana mu rwego rwo kumenya uko birinda indwara n'ibindi bizazane bishobora kuzabiziramo, ariko bemeje yuko rwose ibyo ngibyo ari ibintu bikorwa henshi, ni n'ibintu bisanzwe cyane, ntabwo ari ibintu by'ibanga. Muri kano kanya wakwibaza ngo open relationship iterwa n'iki? Umuntu arabyuka akumva ameze gutyo, cyangwa hari impamvu zindi zishobora kubitera? Ibintu bitandukanye bishobora gutera bino. Hamwe bishobora guterwa n'uko abashakanye bombi badashaka kuzasenya, ahubwo bagashaka uko icyifuzo cya buri umwe cyakubahirizwa, bigakorwa muri ubwo bwubahane bombi babyumvikanyeho. Byaterwa kandi n'uko umwe yaba yarabayeho mu buzima bwo kuryamana n'abantu benshi batandukanye akiri nk'umukobwa cyangwa se umusore, ariko nanone akaba atifuza kubeshya uwo bashakanye, akamuteguza hakiri kare yuko aramutse amwemereye mbere yuko babana yazagira undi muntu cyangwa se abandi bantu ku ruhande bazajya baryamana cyangwa se bagakundana, ariko ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bamaze kumvikanaho. Byanaba kandi mu gihe umwe mu bashakanye akorera kure y'undi, ku buryo kubonana kwabo bishobora kuba ari nk'ibintu bigoye, maze bano bakumvikana yuko buri umwe yagira uwo bazajya bahura, ariko kandi akirinda yuko ngo bahure ateze ibibazo umuryango wabo, nko kuzamo indwara, kubyarana cyangwa se kugirana amasezerano amera nk'abo bashakanye, ahubwo umubano wabo ukagarukira ku bucuti nko kumarana irari gusa, nta bindi bintu byo ku ruhande by'urukundo bijemo. Indi mpamvu ishobora gutera bino, hari igihe umwe mu bashakanye aba abona umufasha afite indangagaciro akeneye zirimo nk'ubwenge, wenda uyu nguyu bashakanye azi gushaka imibereho nk'amafaranga, ariko nanone bombi batajya bahazanya mu bijyanye no kuryamana. Abangaba rero bakaba babiganiraho bati uzajya ujya ku ruhande uhure na runaka nawe uhure na runaka, nta kibazo, tuzakomeza dukundane. Bishobora kandi guterwa na kamere y'umuntu, aho umwe mu bashakanye ashobora kumva yifuza ubwisanzure buhagije mu mibanire, akumva yuko kuba yahura n'abantu benshi ari byo gusa bizaba bimunyuze. Ibyo ngibyo bikaba ari imiterere y'umuntu ku giti cye. Nanone kandi hano tukiri ku miterere y'abantu, hari abantu bakunda iyo umuntu wabo yateretswe n'abandi bantu, uyu nguyu akumva nibwo yongeye kumugirira irari ryinshi, ku buryo nk'umugore we kubona yaryamanye n'undi mugabo, ibyo ngibyo ari byo biza kuza gutuma amwifuza, ndetse n'umugabo nawe yabona umugore we nta wundi muntu barimo bavugana akumva nta santima kimufitiye. Ibyo rero bikaba ngombwa yuko bano babyumvikanaho, maze bakaba bagira abantu babo ku ruhande, kugira ngo umuhura kwabo bizaba ari ibintu bibashimishije kandi bibanyuze. Uko urimo kubyumva wakwibaza uti muri open relationship nta bibazo bishobora kuzamo? Muri uno mubano hari ababigiramo umunezero ntibanagirane amakimbirane, ahubwo ukagira ngo nicyo kintu baremewe gukora. Hari n'abandi zanira ibibazo bigeretseho ahubwo n'ihungabana. Ikintu gikomeye abashakanye cyangwa se abakundana bari muri uyu mubano baba bakwiriye kumenya, abanga bavuga yuko ari ugutandukanya urukundo n'amarangamutima yubakiye kwishimisha mubiri, ari nabyo abahanga benshi basanga yuko ariyo mpamvu uyu nguyu ari umubano ukunze cyane kuvugwa ndetse no gukorwa mu bantu bize, kurenza uko ari umubano ukorwa hagati y'abantu batize amashuri menshi kandi banava mu miryango ikennye. Usanga ari umubano w'abantu ukunze kurangwa cyane mu bantu bafite ubwenge bwo hejuru, banabasha gutandukanya urukundo ndetse no gushimisha umubiri, abantu bazi neza kumenya gutandukanya kuryamana n'umuntu ndetse no kumukunda ko nyine atari ibintu bimwe. Uyu mubano abahanga bemeza yuko ukunda cyane kandi ukemera, mu gihe abashakanye bombi babyemeye ntawe ubihatiye mugenzi we. Kandi nanone abangaba bakaba bemera kwicara bakaganira, buri umwe akabwira mugenzi we uko abyumva. Abahanga kandi banemera yuko mu gihe open relationship urimo kuyiganiraho hagati yanyu ari ingingo ikomeye, muba mugomba kuganiraho mwembi mwashyize umutima wanyu hasi, mwatuje, ntawe ushaka nta n'ugamije gushinja ibyaha mugenzi we. Kimwe mu bibazo bikunze kuza muri uno mubano, hari igihe umugabo n'umugore babyemeranye noneho kubera umwe aba yisanzuye ku wundi muntu bafitanye umubano wihariye, bikarangira iyo umuntu atangiye guha agaciro n'umwanya munini kurenza uwo bashakanye, ishyari riba ribonye umwanya mu rugo rwanyu ndetse n'umubano wanyu, birumvikana bigatangira kuzamo ibibazo. Ibyo ngibyo bigatangira kubazonga. Hari kandi igitutu abantu bashyirwaho n'umuco cyemeza yuko abantu babanye muri open relationship bataba bafite ubushobozi buhagije bwo kuguma kubo bashakanye, dore ko henshi aho biba birangira abagabo bumvise yuko aribo bemerewe, maze umugore agatangira kwibaza impamvu we yatanga uruhushya undi ntabyemere. Ibyo rero bikabyara ibibazo. Abagabo, ubushakashatsi bwerekana yuko baba bumva yuko babikora, ariko kandi abo bakundana yaba ari umugore bashakanye cyangwa se umukobwa, ibyo ngibyo abagabo bakumva yuko umukobwa akwiriye kubyirinda. Ahangaha rero niho usanga umuco cyane cyane wo muri Afurika ukunze kugongana cyane n'ibijyanye n'ino mibanire. Aho ngaho rero abakobwa bagahitamo kubikora mu ibanga, ariko nyine atari uko batabikora. Ibyo
bikaba bivuze yuko mu gihe abantu baba bamaze kwicara bakaganira kandi barimo kubwizanya ukuri, nta muntu n'umwe uba ukwiriye kubeshya mugenzi we, akaba ari ariho abahanga bahera bagira abantu inama yuko niba mugiye kuganira mugomba kwirengagiza byose, ahubwo mwembi muri babiri mukareba ibizabanyura, ibizanatuma umubano wanyu uba mwiza cyane. Muri uyu mubano ibindi bibazo bikunze kuzamo nuko umwe mu bantu uwo mwashakanye cyangwa se mukundana ryamana nabo ashobora kubazanira indwara y'icyorezo mutari musanganywe, kandi nayo kumugenzura ngo umenye neza ngo yahuye n'abandi hirya no hino bikaba ari ibintu bitoroshye. Ibyo nabyo nibyo bikunze gutuma amahanga bavuga yuko kwikingira biri mu bintu bya mbere byakabaye biranga abantu bakora open relationship, cyane yuko abangabo ku ruhande nubwo muba muziranye kandi munavugana, ariko kandi aba atari abantu bo kwizerwa ijana ku ijana. Nyine nk'umuntu mwashakanye, abantu bari muri uyu mubano kandi abahanga basanze yuko ikindi kibazo bakunze kugira ari uko batabona inama zihagije z'abandi, dore ko kubera yuko isi itarabyemera neza usanga ari n'ababikora yewe na hano mu Rwanda, ariko kandi bakanga kubimenyesha inshuti zabo cyangwa se abantu bo mu miryango yabo. Ni amahano, ntabwo ari ibintu bikorwa, ntabwo ari ibintu bizwi, abangaba rero bakanga kubivuga. Kutabivuga bikaba bitera yuko kubona inama nziza zanabafasha ari ibintu bigoranye. Hanavukiramo kandi ibibazo byo kumwe muri aba bantu bo ku ruhande mutigeze mushakana ashobora gutangira kugusaba byinshi birenze ku byo mwumvikanye, ku buryo yumva yuko yakwitabwaho kurenza umufasha wawe, ndetse rimwe na rimwe agatangira kugukunda. Ibyo ngibyo ugasanga ni ibintu bijyaho ibindi bibazo mutari mwarateguye. Haba hari ibyiza ku bijyanye n'uyu mubano, abahanga bemeza yuko hari ibyiza byinshi bijyanye n'uno mubano kuba bayeho muri buno buzima bw'urukundo bwa open relationship, yaba ku bashakanye cyangwa se ku bakundana. Bavuga ko bitanga umunezero mwinshi mu gihe uryamanye n'undi muntu mushya, ariko ubizi neza yuko ufite undi muntu mukundana, kandi ubizi neza yuko umuntu mukundana nawe abizi, atari ukwihisha. Bemeza yuko bizana icyizere kinini cyane hagati y'ababana cyangwa se abakundana, kuko buri umwe aba yahaye mugenzi we uburenganzira bwo kugira undi muntu ku ruhande. Rimwe na rimwe bakanabiganiraho, bakajya banaganira kuri uwo muntu, yewe bikanagiraho bano bantu bashobora gusurana. Abahanga bavuga yuko ibi ngibi bititwa gucana inyuma, kuko ari ibintu mwembi mukora mwabanje kubyumvikanaho. Abahanga bemeza yuko abantu bari muri uno mubano kandi bagirana kubwizanya ukuri bidasanzwe, ibyo ngibyo bikanabafasha mu bundi buzima bwabo, bakaba ari abantu bateye imbere ku rwego rwo hejuru, kuko bemeza yuko wabwiye umuntu mukundana yuko hari umusore wifuza kuryamana nawe akabyemera, nawe ukaza ubyara umukobwa nifuza kuryamana nawe w'umukunzi wawe cyangwa se umugabo wawe akabyemera. Abangaba ngo nta kintu batinya kubwizanyaho kuri kindi. Ibyo ngibyo rero bigatuma iterambere ry'urukundo rwabo cyangwa se ry'urugo rwabo ribasha kugera ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi ntabwo bivanaho yuko hari abantu bajya muri uno mubano wa open relationship maze nyuma bakumva barabihaze, nta kintu na kimwe bibamariye, cyangwa se bakumva barabirambiwe, barashaka umuntu wabo umwe gusa. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu 60 mu gihugu cya Australia, babonye yuko abantu 700 muri bano babanye muri ubu buryo. Muri ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Great OC Debate gikorera muri Australia, babonye yuko gituma ino mibanire bamwe mu bantu batari bayumva ari uko nyine ari ibintu bishya kuri benshi, ndetse hakazamo n'ibintu bijyanye n'imyizerere utanibagiwe n'umuco w'ahantu, ariko kandi ubusanzwe nta gitangaza kibirimo na kimwe. Aba banabonye yuko umubare munini w'abashakanye ukunze gusanga n'ubundi baba bafite abandi bantu bakundana banaryamana nabo, ariko kandi mu ibanga. Bikaba byaratumye abantu bemeza yuko ari uko kenshi ibi ngibi basanze atari umuco, ariko kandi ko mu myaka nk'ijana iri imbere ibi ngibi bishobora kuzaba ari rwose ari ibintu bisanzwe cyane. Ubwo kandi iyo myaka 100 ni ugukabya. Imyaka 50 basanze yuko ari ibintu bishobora kuba ari ibisanzwe abantu banabikora, nk'uko n'ubundi basanzwe bakora ibindi kera byafatwaga nk'ibitemewe.